imitima itaturega ikibi nabiradukwiriye. Kumenya iminsi yose tumaze ku isi, iyo dusigaje ntitujya tuyimenya. Yesu ajya mu ijuru yavuze ko azagaruka, ariko atinze urupfu rushobora kuza. Kumenya iminsi yose tumaze ku isi, iyo dusigaje ntitujya tuyimenya. Yesu ajya mu ijuru yavuze ko azagaruka, ariko atinze urupfu rushobora kuza. Biradukwiye mu byo tuvuga no mu byo dukora byose, iminsi yose igihe tukiri mu isi, tugahora n'imitima itaturega ikibi. Gutungana biradukwiye, gutungana biradukwiye mu byo tuvuga no mu byo dukora byose, iminsi yose igihe tukiri mu isi, tugahora n'imitima itaturega ikibi. Gutungana biradukwiye. Enoki nawe yatuwe n'Imana, Imana imuza muri ijuru adapfuye. Eliya nawe yatunga n'Imana, imuza muri ku mafarashi y'umuriro. Kandi nawe yatunga n'Imana, aba umwamikazi kandi ari umunyagano. Yobu nawe yatunga n'Imana, Imana imuhira bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Enoki nawe yatunga n'Imana, Imana imuza muri ijuru adapfuye. Eliya nawe yatunga n'Imana, imuza muri ku mafarashi y'umuriro. Esiteri nawe yatunga n'Imana, aba umwamikazi kandi ari umunyagano. Yobu nawe yatunga n'Imana, Imana imuhira bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Biradukwiye mu byo tuvuga no mu byo dukora byose, iminsi yose igihe tukiri mu isi, tugahora n'imitima itaturega ikibi. Gutungana biradukwiye, gutungana biradukwiye mu byo tuvuga no mu byo dukora byose, iminsi yose igihe tukiri mu isi, tugahora n'imitima itaturega ikibi. Gutungana biradukwiye. Abakiranutsi bazagubwa neza, bazashishira mu bitari by'Imana, kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka, bazera imbuto no mu busaza bwabo. Bazagira amakakama n'itoto, kuko bavomerera ari umunyamaboko. Abakiranutsi bazagubwa neza, bazashishira mu bitari by'Imana, kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka, bazera imbuto no mu busaza bwabo. Bazagira amakakama n'itoto, kuko bavomerera ari umunyamaboko. Gutungana biradukwiye mu byo tuvuga no mu byo dukora byose, iminsi yose igihe tukiri mu isi, tugahora n'imitima itaturega ikibi. Gutungana biradukwiye kacu kose ka buri munsi, gutungana biradukwiye ibyo tuvuga no mu byo dukora byose, gutungana biradukwiye mu kuririmba no mu kuvuga ubutumwa, gutungana biradukwiye gusenga kwacu no mu kwizera Imana, gutungana biradukwiye byacu byose bya buri munsi, gutungana biradukwiye aho dutuye n'aho tugenda hose, gutungana biradukwiye yose igihe tukiri mu isi, gutungana biradukwiye. Ni ukuri gutungana biradukwiye, gutungana biradukwiye. Amen. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana
dufite intego yo gutunganira Imana cyangwa se intego yo gukiranuka ni intambara umuntu arwana ariko akayishobora, ntabwo ari ibintu byizana. Muri iyi ndirimbo twumvisemo abantu bagiye batunganira Imana, twumvise Enoke watunganiye Imana, ngo Imana ikabireba ikavuga iti ndakuzamura, ngo ikamuzamura mu ijuru adapfuye. Imana ishimwe. ngo Eliya atunganira Imana, ngo ku rwego Imana ibirebye ngo iramuteguza, iramubwira ngo ngiye kukujyana. Ariko Imana ni nziza, iyo umuntu ayitunganiye irabimenya kandi ikamwitura. Hari ingororano nziza zateguriwe abantu batunganira Imana. ngo Eliya atunganira Imana buri munsi, ngo akorera Imana kugera ku rwego yigeze gufata umwanzuro ari umusuhuke mu gihugu yari arimo, we yaravuye itishuba atavuka muri icyo gihugu, ngo gusa arabireba abona kuntu bari kuramya Bayali na Ashera, ngo kandi mu ijuru hari Imana. ngo aragenda abwira Ahabu umwami w'igihugu, aramubwira ngo nkurikije ukuntu mwasuzuguye Imana, nta mvura izongera kugwa muri iki gihugu, n'ikime ntimuzongera kukibona kugeza igihe nzabitegekera. ngo ahita nigendera. ngo Imana irabireba iramushyigikira, iravuga iti ibyo bintu uvuze ni ukuri, baransuzuguye, imvura ntizongere kugwa. Irabishyigikira. Imana ishimwe. turi ku ijambo ryo gutunganira Imana. Rero ngo Eliya ishyaka ry'umurimo rituma akora icyo kintu mu gihugu atanavukamo, kandi biraba imyaka 3 n'amezi 6 birashira imvura itaguye muri icyo gihugu, ngo kugeza igihe umwami afatiye umwanzuro wo guhiga Eliya. ngo Eliya icyo gihe Imana ihita imubwira ngo igendere ikareta ku kagezi, ngo ajya kwihishayo, ngo Imana ikajya itegeka ibikona bikamushyirayo umutsima n'inyama, agatungwa n'amazi y'ako kagezi n'uwo mutsima n'izo nyama ibikona bizanye. Imana ishimwe. hanyuma ngo igihe kiza kugira akagezi karanakama rwose, Imana irabimenya mbere, iramubwira ngo hari umupfakazi Sarifati nahaye itegeko ryo kugutunga. Imana ishimwe ko ubuzima bwacu buba mu biganza by'Imana, twebwe turwana intambara yo gutunganira Imana. Uyu munsi ndagira ngo turwane intambara yo gutunganira Imana cyangwa se yo gukiranukira Imana. Iyi ntambara tuyirwane kandi tuzayinesha, Imana izadushoboza. Pawulo niwe wajyaga avuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ni Yesu udushoboza, ni Yesu uzagushoboza nutangira kurwana iyi ntambara. N'ukuri Yesu azagushoboza, niwe utanga imbaraga, niwe ushoboza umuntu utibashije. Niko ijambo rye ryambwiye ngo umuntu utibashije abasha kumwongeramo imbaraga. ngo nihe intege abantu bananiriwe muri uru rugendo cyangwa se muri iyi nzira, hanyuma n'umuntu utibashije nawe akamwongera imbaraga, nahabwa icyubahiro n'umwami mwiza. Eliya rero ngo Imana ihita imutangira itegeko Sarefati, ngo itegeka umupfakazi gutunga Eliya. ngo Eliya aragenda ajyayo asanga uwo mupfakazi ari kwisenyera udukwi, hanyuma ngo aramubwira ati ndashaka amazi. ngo agiye kuyamuzanira atari kuzanira n'agatsima. umupfakazi atagafu nsigaje ni gake, ati ngiye banza umvugire wakanjye. ngo arabikora arakamuzanira. Imana ngo ibatungira aho ngaho, we n'uwo mupfakazi n'umwana we, ikibo nticyakongera kuburamo ifu. Imana ishimwe. n'imperezo ntiyakongera kuburamo amavuta kubwo gutunganira Imana. ngo igihe rero kiragera, ibyo nirinze kubivugaho cyane, ngo igihe kiragera Imana irebera Eliya, ngo isanga ikwiriye kumwishyira adapfuye. ngo iramuteguza iramubwira ngo Eliya, nkurikije umubano dufitanye sinshaka kuzanyura muri iriya nzira y'urupfu, ndashaka kuzamura udapfuye. ngo akagira umugaragu rero witwaga Elisa babanaga, ngo aramubwira ati rero Uwiteka arantumye antumye i Beteli, sigara ahangaha. ngo bari barigera ugari. ngo Elisa aramureba nawe akaba yamenya amakuru yuko shebuja ari bugende adapfuye. ngo aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. ngo yanga gusigara, baramanukana i Beteli. ngo bagezeyo bahura n'abana b'abahanuzi b'i Beteli. ngo honosha Elisa baramubwira bati ariko wamenye ko uyu munsi shobuja ari bugukurweho? ngo arabasubiza ngo nabimenye, ariko nimuceceke. ngo arabacecekesha. ngo arongera aramubwira ngo sigara aha noneho, ngo Uwiteka antumye i Yeriko. ngo arongera aramusubiza ngo nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe ko ntari busigare, turajyana n'ubundi dusanzwe tujyana. ngo baramanukana bageze i Yeriko, naho basangayo abandi bana b'abahanuzi. ngo barongera babwira Elisa bati ariko wamenye ko uyu munsi shobuja ari bugukurweho? ati ndabizi, ariko nimugabanya amagambo muceceke.
ngo nawe arabacecekera. ngo Eliya arongera aramubwira ati sigara aha, Uwiteka numye kuri Yorodani ati turamanukana ndaguherekeza, nsanzwe nkwerekeza. ngo bageze kuri Yorodani rero, ngo Eliya akubitamo umwitero, habonekamo inzira barambuka bagera hakurya ya Yorodani, kandi ariho ari bugendere. ngo abona ko rwose Elisa yamaramaje kumukurikira, kandi ko batari bwurirana amagare n'amafarashi agiye kugenda bajya mu ijuru adapfuye. ngo aramubwira ngo rero ndabona wamaramaje kunkurikira, kandi ubu tuvugana ngiye kugukurwaho, nsaba ikintu cyose ushaka ndakiguha. ngo aramureba aramwitegereza, aramubwira ngo hari umutungo bwite mu by'umwuka nakubonanye, uwo ndagira ngo umeho imigabane 2 y'uwo mutungo, Imana ishimwe. ngo aramubwira ngo numbona nkukuweho icyo kintu uragihabwa, ariko nutambona ntabwo uri bugihabwe. yaramutumbiriye rero, ngo aramubona amukuweho, hanyuma ngo amunagira umwitero, aragenda arawufata. ngo amaze gufata umwitero rero, ngo babana b'abahanuzi b'Iyeriko ngo bari bahagaze bamwitegeye, bavuga bati reka tuze turabe ukuntu ari bugaruke. yakomeje kumukurikira kandi twamubwiye yuko ari bumukurweho. hanyuma rero ngo agarutse agera kuri Yorodani akubitamo wa mwitero, ngo aravuga ngo Uwiteka we wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. ngo inzira irongera iraboneka muri Yorodani, nawe asubira i Yeriko. ngo abana b'abahanuzi bakimukubita amaso, ngo baravuga ngo ni ukuri wa mwuka w'Uwiteka wari uri muri Eliya agarutse no muri Elisa. Imana ishimwe. ngo guhera icyo gihe aba umuyobozi wabo. turi ku ijambo ryo gutunganira Imana rero. Eliya yatunganiye Imana cyangwa se yakiranukiye Imana mu murimo we yakoreye Imana, hanyuma birangira Imana imuhembye kumujyana mu ijuru adapfuye. Imana ishimwe. turifashisha ijambo ry'Imana rero, mureke dusome ijambo ry'Imana. turarisoma mu Byakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa mu gice cyaho cya 10 ku murongo waho wa 34, ni umurongo umwe tugiye gusoma. Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 10 umurongo wa 34. umurongo wa 34 reka nsome rero. uravuga ngo Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose yo mu isi uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. iri ni itangazo uyu munsi nabazaniye, ndongera ndisubiremo kugira ngo muryumve neza, ariko nawe uze kuryisome. iri tangazo rigendane mu mutima wawe. iri tangazo ndaritanze, niryo ryanzanye uyu munsi, reka ndibahe. niryo Petero yavugiye kwa Koroneliyo amaze kureba yitegereje akoze ubushakashatsi. umurongo wa 34 yaravuze ngo ni ukuri. ngo Petero aterura amagambo aravuga ati ni ukuri menya yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose yo mu isi ngo umuntu yuba agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana ihabwa icyubahiro. uyu munsi dufite intego turi kuganiraho ivuga ku gukiranuka. maze kubabwira ikorasi twajyaga dutera kera, twarayiririmbaga tukanezerwa tukagira n'ibihe byiza, ivuga ngo gukiranuka ni imibereho. gukiranuka burya ni imibereho, n'ubucuruzi bwunguka budahomba, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibyo kwambara. bene data nimuze dukiranuke. niko umuririmbyi yaririmbye amaze kuzura umwuka wera, aricara areba ijambo ryo gukiranuka, aravuga ngo hano hantu harimo imibereho, harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, harimo ibyo kwambara. arangije avuga ngo bene data nimuze dukiranuke. uyu munsi nawe naje kukubwira ngo uze dukiranuke. umuririmbyi yateye ikorasi nanone aravuga ngo icyaha ni icyaha, ngo burya nta cyaha agira. arabirondora aravuga ngo gusinda ni icyaha, ngo kuroga ni icyaha, ngo gusambana ni icyaha, burya no kugira amagambo ni icyaha, burya no kubeshya ni icyaha, burya no kwiba ni icyaha, burya no kwishushanya ni icyaha, burya no kudahamya ni icyaha. kudahamya Yesu wamenye ngo umuhamirize aho utuye naho ugenda hose, bamenye ko umwami agira neza, bamenye ko umwami atuye muri wowe. abakubonye niko umuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo tunganira Imana ubudasiba, ngo ujye uhora uyisenga kandi uyumve. avuga
avuga ijambo ryiza nakunze, aravuga ngo nutumbira Yesu ngo uzaba nkawe, ngo abantu bose bazakubona bazamenya kubana na Yesu, bareke ubugome bitabe Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu muririmbyi yakomeje avuga ngo tunganira Imana, ngo jya usanga Yesu. Imana ishimwe, mureke dutunganire Imana. Niko uyu muririmbyi yaririmbye arimo aduhwitura atubwira ngo dutunganire Imana, cyangwa se dukiranuke mu byo tuvuga no mu byo dukora, kuko hari ingororano nziza z'abantu bakiranutse. Imana ishimwe. Ijambo tumaze gusoma rero, Petero yari umuyuda ngo arimo asenga ari hejuru y'inzu, ngo ahita ngo ajya mu iyerekwa, asoje ayo masengesho ngo amanutse ngo yumva ashaka kurya, inzara imufashe, ngo abona ngo ikintu kimeze nk'umwenda kimanutse mu ijuru, ngo kiriho ibisimba bigiye bitandukanye by'ubwoko butari bumwe, ngo ariko abayuda baziririzaga kurya. Ngo yumva ijwi riramubwiye ngo Petero, ngo bagurye. Ngo Petero aravuga ati kwa Jinara Yesu, kuva nabaho sinyandya ibizira. Ngo ijwi risubiramo riramubwira ngo icyo kintu cyari kimanutse ngo kije ubugira gatatu, ngo iryo jwi riramubwira n'imbaraga nyinshi. Imana ishimwe, ngo icyo Uwiteka Imana ihumanuye ntiwongere kucyita ikizira ukundi. Ngo riramubwira ngo icyo Imana ihumanuye aka kanya ntiwongere kucyita ikizira. Ngo ubu none hari intumwa zije kukureba zivuye kwa Koroneliyo, ujyane nazo nduwiteka uvuganya nawe. Ngo Koroneliyo rero iki gice aho gitangirira, batangira bagira ibintu bimwe bamutubwira. Ku murongo wa 2 w'iki gice cya 10 baravuga ngo yari umunyadini, ngo ariko wubaha Imana, ngo we n'abo mu rugo rwe bose, ngo yagiriraga abantu ubuntu bwinshi, ngo agasenga Imana ubudasiba. Ngibyo ibintu byarangaga Koroneliyo. Yari umunyadini, ariko ntatahire kuba umunyedini gusa, ngo akubaha Imana, kandi ntayubahe we gusa, ngo we n'abo mu rugo rwe rwose ngo bakubaha Imana, ngo kandi bagasenga ubudasiba. Bari bafite intwaro nziza yo gusenga. Ngo yubahaga Imana kandi agasenga ubudasiba. ngo uyu rero asenga ngo abona marayika araje yambaye neza. Abamarayika bambara neza. Ngo yaje yambaye ibyera, ngo ahagarara imbere, ngo aramubwira ngo Koroneliyo we, ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe bwinshi ngo byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Ariko Imana ishimwe, burya imirimo y'abera iribuka. Niko umuririmbyi yarutse kuririmba yuzuye umwuka wera, aravanga imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana. Koroneliyo ngo marayika aramubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe bwinshi ngo byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Ngo nuko rero tuma kuri Petero ngo aza kubwira ijambo ry'Imana. Ngo Koroneliyo niko gutuma abagabo 3 rero, ngo Petero arimo asenga aribwo yeretswe iriyerekwa, ngo icyo kintu kimanutse ngo gisa n'umwenda kiriho inyamaswa zitandukanye, ngo ijwi riramubwira ngo nabagarye, ngo arangije ati sinarya ibizira, ngo ijwi riramubwira ngo uhereye none Uwiteka icyo yahumanuye ntiwongere kucyita ikizira. Ngo abo bagabo barakomanze ku muryango w'aho Petero yabaga, ngo baramubwira ngo Koroneliyo ngo aradutumye nguze, ngo aragushaka ngo uze umubwire ijambo ry'Imana. Ngo Petero kubera ijwi ryavuganye nawe ngo ajyana n'abo bagabo rero, ngo ageze yarababwira ngo rero ngo nari nitabiriye ubutumire bwanyu. Ngo Koroneliyo arangije aramubwira ngo rero ngo uyu ni umunsi wa 4 ndimo nsenga, uyu ni umunsi wa 4 turimo dusenga. Ngo ariko ejo nabonekewe n'umuntu wari wambaye imyenda yera, ngo antegeka kugutumira ngo uze utubwire ijambo ry'Imana, ngo ahubwo ngaho tubwira iby'umwuka yagutegetse kutubwira. Imana ishimwe. Ngo Petero rero yahereye kuri iri jambo aravuga ngo nuko
ararahira ati ibi bintu ndabimenye neza yuko burya Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose yo mu isi umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana yacu iramwemera ntihabwe icyubahiro. nawe nubaha Imana aho utuye, ukubaha Imana mu byo ukora, aho ukorera bakamenya ko wubaha Imana, ukubaha Imana aho ugenda, mu byo uvuga no mu byo ukora, muri byose bikagaragara ko wubaha Imana, ngo udafite umugayo muri byose, ni ukuri Imana ikaba igutangira ubuhamya, Imana izagushyigikira. Dawidi yavuze ijambo ryiza nakunze, aravuga ngo nari umusore, ngo none ndashaje, ngo ariko sinigeze mbona umukiranutsi arekwa, ngo nta nubwo nigeze mbona urubyaro rw'umukiranutsi rusabiriza, ngo ahubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ngo bijya biba byinshi, ariko Uwiteka akamukiza muri byose. Imana idukiza muri byose, nyizamuriye icyubahiro n'ishimwe. Imana ishimwe kwikiza abakiranutsi muri byose. nawe uyu munsi utangira ukiranukira Imana, ugenda urwana intambara nziza yo gukiranuka, ni ukuri Imana izagushoboza, kuko niyo intege abantu bananiwe, n'umuntu utibashije ikamwongera imbaraga. Abakiranutsi bazagubwa neza, niko Dawidi yavuze, ngo bazashishira mu bikari by'Uwiteka Imana, kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka Imana, bazagira amakakama n'itoto, no mu busaza bwabo bazera imbuto. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Petero rero ngo aterura amagambo, aravuga ngo ibi ndabimenya noneho uyu munsi, ariryo tangazo nawe nakuzaniye, ngo yuko Imana yo mu Imana iramwemera. Iyi Mana twicaye imbere ntabwo irobanura ku butoni. Imana ntirobanura ku butoni, mu mahanga yose yo mu isi uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Imana nishimye. Uyu munsi mumfashe tugende twubaha Imana, mumfashe tugende turwane intambara nziza yo gukiranuka. Imana nishimwe kandi Imana izadushoboza. Twegera Imana. Dawidi niwe yavuze, aravuga ngo kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Natwe kwegera Imana niko kwiza. Koroneli ikintu cyamurangaga, ngo yagiraga ubuntu bwinshi, ngo ariko agakiranuka, we nabo mu rugo rwe ngo bagafata ibihe byo gusenga. Gusenga ni intwaro dukwiriye kwitwaza. Muririmbyi niwe wavuze ngo gusenga ngo bikingura ijuru, ngo gusenga bifasha umuntu, kandi gusenga bimara umubabaro. Imana ntihabwe icyubahiro. Petero rero uwo munsi ngo ahita atangira kubaganiriza ijambo ry'Imana, ngo amaze ngo agiterura amagambo ababwira ijambo ry'Imana, ngo abo mu rugo rwa Koroneliyo n'abashyitsi bari bahari bose ngo buzura umwuka wera w'Imana. Imana ntihabwe icyubahiro yuko itarobanura ku butoni. Mfite ijambo rero rivuga, cyangwa se intego y'iri jambo nanone, reka tuyite ngo ineza y'Imana ntigira umupaka. Ndimo ndagutangariza ko ineza y'Imana itagira umupaka. Nta mupaka ujya utangira ineza y'Imana. Iyi neza y'Imana itaragize umupaka uyitangira ngo itagera kwa Koroneli, ngo igume mu Bayuda gusa, ahubwo ikambuka ikajya kwa Koroneliyo. Imana nishimwe. Iyi neza y'Imana ntabwo igira umupaka. Imana ishimwe. Nawe ineza y'Imana iri mu nzira, irimo iraza igushakisha. Wowe rwana intambara yo gukiranuka, ineza y'Imana izakuzaho. Imana nishimwe. Neza y'Imana ntigira umupaka. Ineza y'Imana nta mupaka ujya uyitangira n'umwe ubaho. Imana yacu ijambo yavuze no kurisohoza izarisohoza, kuko niyo kwizerwa. Niko umuririmbyi yaririmbye, yaravuze ngo Mana uri uwo kwizerwa buri munsi ndetse na buri saha, uri uwo kwizerwa. Imana twicaye imbere cyangwa dusenga niyo kwizerwa, kandi mu mahanga yose aho ngaho uri nanjye aha ngaha ndi, nituyubaha tugakora ibyo gukiranuka, Imana izatwemera, kandi nimara kutwemera izadutsindishiriza. Intambara zose waba uri guhangana nazo, waba uri kurwana nazo, ndagira ngo nkumenyeshe yuko ineza y'Imana itagira umupaka. Iyi neza y'Imana iri mu nzira,
irimo irakuzaho, we rwana intambara nziza yo gukiranuka, wubaha Imana, kuko Dawidi yaravuze ngo nari umusore, mu busore bwanjye nararebye naragenze ndabona, aravuga ati ariko ubu ndashaje, ndinze nsaza ntarabona umuntu ukorera Imana ubura icyo kurya cyangwa ngo agire icyo akena, ahubwo aravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Imana imukiza muri byose. Imana nishimwe. Ndimo ndagutangariza ko ineza y'Imana itagira umupaka, ntabwo igira umupaka. Ineza y'Imana yageze kwa Elizabeti na Zakariya muri Luka mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 25 uza kuyisomera, ngo ineza y'Imana ikagera kuri Elizabeti na Zakariya, ngo bari bamaranye ikibazo cy'ubugumba igihe kinini batabyara, ngo ariko ntibibakure mu murimo w'Imana, bagakomeza bagakorera Imana nabo, ngo barangwaga n'iki kintu cyo kubaha Imana. Imana nishimwe. Nubwo bari bafite icyo gishako ariko ntibyabujije kubaha Imana. Ngo Zakariya iyo yatahirwaga ku murimo we w'ubutambyi, ngo yajyaga ku murimo akagenda akajya gutamba, ntibyamubuzaga kujya gutamba, ibyo ntibyamucaga intege. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Ngo Elizabeti rero, ngo umunsi umwe Zakariya yagiye gutamba, ngo ahura na marayika, ngo marayika aganira na Zakariya, ngo amutangarize inkuru nziza y'ukuntu bagiye kubyara umwana, ngo anamubwire ngo kandi uwo mwana muzamwite Yohana. Imana nishimwe. Ngo Zakariya aramubwira ati twakuye y'amaso, umugore wanjye bya bindi byarashize byararangiye twariyakiriye. Ngo marayika aramubwira ati ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana. Imana ishimwe. Nawe Imana uyu munsi koherereza Gaburiyeli uhagarara imbere yayo, ngo aramubwira ati aya makuru nyakuye imbere y'Imana, njye mpagarara imbere y'Imana. Ubwo udashaka kubyumva uyu munsi uragobwa ururimi, uzongera kuvuga umwana yavutse. Ngo yasohotse Zakariya atabasha kuvuga. Ngo rero amaze kubona nawe yasamye, ngo avuga ijambo ryiza nakuze kuri uwo murongo wa 25, aravuga ngo uku niko Uwiteka yandebaga, ngo mu gihe yangendereragamo yarangiza akanteturura mu bantu. Imana ntihabwa icyubahiro. Nawe Imana irakureba, intambara uri kurwana Uwiteka arakureba, kandi n'ukuri yiteguye kuguteturura mu bantu. Imana yakoreye Elizabeti kuriya, akirahira akavuga ati uku niko Uwiteka yankoreye mu gihe yandebagamo yarangiza akanteturura mu bantu. Nawe Imana yiteguye kukugirira neza, yiteguye kuguteturura mu bantu. Wowe rwana intambara nziza yo gukiranuka, rwana intambara nziza. Ineza y'Imana ntigira umupaka, ntabwo igira umupaka. Ineza itarakanzwe se nuko Elizabeti ibyarangiye biyakiriye we na Zakariya bakabyara Yohana, wagize ngo wowe izagira umupaka? Nta mupaka ujya utangira ineza y'Imana. Ineza y'Imana yageze kwa Aburahamu, Sara akabyara Isaka ari umukecuru ashaje, wagize ngo ineza y'Imana izagira umupaka uyitangira kuza iwawe ntukiranuka? Fata iyi ntwaro yo gukiranuka uyitwaze. Gukiranuka ni imibereho, ni ubucuruzi bwunguka, ntabwo bujya buhomba. Harimo ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibyo kwambara, byose birahari. Imana ishimwe. Mukiranutse ahura n'intambara nyinshi zitandukanye, ariko Uwiteka akamukiza muri byose. Imana ntihabwa icyubahiro. Narinje kugutangariza yuko ineza y'Imana nta mupaka uzayitangira, n'urwana intambara nziza yo gukiranuka. Imana nishimwe. Muri iriya ndirimbo twaririmbye twavuze kuri Yobu, reka muvugeho gato. Ku murongo wa mbere w'igice cya mbere cyo kwa Yobu batubwira ibintu byarangaga Yobu. Baravuga ngo mu gihugu cya Usi, ngo hari umugabo witwaga Yobu, ngo yari umukiranutsi utunganye, ngo kandi wubaha Imana, ngo ndetse akirinda ibibi. Ni ibintu bitatu byamurangaga: gukiranukira Imana akayitunganira, ngo kandi akirinda ibibi. Ibyo bintu bigatuma Imana imwirata, ngo kugera ku rwego Imana ivuga iti mfite umuntu muri Usi. Ngo hanyuma umunsi umwe abera bashengereye, ngo Satani nawe akaza, ngo Uwiteka akamubaza ati bite byawuvuye? Bagasubiza Uwiteka ngo mvuye gutambagira isi no kwizerera. Ngo Uwiteka aramubaza ngo mbese wageze kwa Yobu? Witegereza uburyo Yobu anyiranukira, witegereje uburyo Yobu yirinda ibibi. Banishi
iyo dukiranuka Imana irabimenya kandi ikadutangira ubuhamya, Imana ikatwirata. Imana ishimwe. Ngo Imana ibaza Satani ngo ibyo bintu wabyitegereje? Satani ati reka kubahe ni mu gihe, reka gukiranukire ni mu gihe. Wamuhaye inka aratunze, wamuhaye abana, afite abaje, afite abagaragu, afite umugore mwiza umwubaha. Ngo Satani aravuga ngo ntabwo akubahira ubusa. Ngo Uwiteka azi rero buriya imitima yacu Imana irayizi, kubera ko yari izi umutima wa Yobu. Ngaramubwira ngo hoya kunyubaha kwa Yobu ntibishingiye kuri ibyo bintu uvuze, nubwo bitaba bihari Yobu yakomeza akanyuba. Satani aramubwira ngo bimenye mbikoreho urebe ko atakwihakana ari imbere yawe. Ngo Uwiteka aramubwira ngo ngaho genda, ariko wirinde gukora ku bugingo bwe. Hashimwe Imana ihagarara ku bugingo bwacu. Ubugingo ni ikintu cy'igiciro, nicyo cyatumye Yesu ava mu ijuru yisiga ubusa aza kudushaka kugira ngo tubone ubugingo ngo ndetse bwinshi. Niko ijambo rye rimbwira, nicyo cyamuzanye kugira ngo tubone ubugingo ngo ndetse bwinshi. Imana ntihabwe icyubahiro. Hanyuma ngo Satani ahita agenda nk'umurabyo. Ngo abana aho bari bari mu birori, bajyaga bagira ibirori, ngo mu nzu ya mukuru wabo ngo bumva umuyaga uraje, ngo unyeganyeje inzu wihereye mu mfuruka enye, ngo uyibatuye hejuru, bose bapfira rimwe. Harokoka umukozi wari ugiye hanze ngo ashyira Yobu iyo nkuru. Ngo wari uragiye intama ku gasozi, ngo abona umuriro uvuye mu ijuru, ngo uraje, ngo urazitwitse zose. Harokoka uwari uziragiye wo kuzana inkuru. Ngo wari ufite amapfizi, ngo ho yari ari kuyahingisha, ngo abone abakarudaya, ngo biremye ntako baraze barayanyaze, bicishije n'abagaragu inkota. Harokoka umwe wo kuzana iyo nkuru. Ngo wari ufite ingamiya nawe, ngo abone abasheba biremye inteko, barazinyaze, hasigaye umugaragu wo kuzana iyo nkuru. Ngo izo nkuru rero bazihuriza imbere ya Yobu umunsi umwe, isaha imwe, bose nyine bahuriye aho ngaho. Ngo umwe akabara inkuru y'abana bapfuye, undi akabara inkuru y'intama zihiye zitwitswe n'umuriro, undi akabara inkuru y'ingamiya zinyazwe, undi akabara inkuru, mbese zose barazivuga imbere ya Yobu. Ngo yo barabareba banyuzamo amaso, ngo arababwira ngo Uwiteka niwe wabimpaye byose, ngo none arabyishubije nahabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Ngo abagaragu barumirwa. Ngo Yobu muri ibyo byose ngo ntiyagira ikintu acumurisha ururimi rwe, ngo habe no kubihereza ku Uwiteka. Imana ishimwe. Noneho mu gice cya kabiri ngo Uwiteka arongera abaza Satani ngo amugarutse imbere. Ngaramubaza ngo mbese ku murongo wa 3 ngo witegereje ko Yobu yakomeje gukiranuka kwe nubwo wamenye kumugirira nabi muhoye agatsi. Ndimo ndakwifuriza kurwana intambara yo gukiranuka, ugakomeza gukiranuka nubwo waba uri mu ntambara, nubwo waba uri mu bibazo bikomeye gute, kuko aho ngaho uri wahakiranukira bigakunda. Aho ngaho uri wahakiranukira bigakunda. Imana ishimwe. Ejo bundi mperutse kubwira abantu, ndababwira ni nyamara hari ibintu twigira bizadushira mu munsi umwe. Ngo abasazi ngo bigeze gusara, hanyuma rero ngo barahura barimo biruka basaze. Hanyuma ngo umwe yaturukaga hirya undi aturuka ahandi mu bice nyine mu bice bitandukanye, ngo barahura rero bakubitana imitwe. Ngo umwe ngababaye ngo ari kwibyiringira ku gahanga, ngabwira mugenzi we ngo nyamara ngo shanga ibi bintu twigira ngo twasaze, ngo hari igihe bizadushira mu munsi umwe. Kubabara ukuntu bakubitanye imitwe, ahita abwira mugenzi we ngo bizadushiramo. Ibi bisazi bizadushiramo. Hari ibintu tujya twigira rero ugasanga kurwana intambara ndetse ngo byatunaniye, ngo gukiranuka ngo byatunaniye. Hari umunsi bizadushiramo umwe duhagaze imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kuko ijambo ry'Imana narisomye rirambwira ngo abantu bamwe bazaba bari iburyo bwa Yesu, ngo abandi bari ibumoso. Ngo narangiza babwire ngo mwarakoze, ashimira b'iburyo, ngabwire ngo mwarakoze n'ukuri. Ngo nari ndwaye muransura, ngo nari ndi muri gereza murangemurira, ngo nari nambaye ubusa muranyambika, nari nshonje murangaburira. Ngo abashimire, ngo bamubwire bati se nyakubahwa, twakubonye ryari ushonje turakugaburira, twakubonye ryari wambaye ubusa turakwambika. Ngo babwire ngo ubwo mwabikoreraga wa wundi woroheje wo muri mwebwe, ngo burya ninjye mwabaga mubikoreye. Imana ihabwa icyubahiro, kwiha agaciro imirimo tuyikorera. Imana ishimwe. Rero uwo munsi
nibwo bizadushiramo tubonye abantu bashoboye bya bindi byatunaniye, abantu bakiranukiye ahantu twebwe byatunaniye gukiranukira, tuzahahurira nabo tubone bahagaze iburyo bwa Kristo arimo arabashimira ngo mwarakoze mwarakiranutse mutuye hahandi byari bigoranye gukiranuka rwose, ariko mu Rwanda intambara yo gukiranuka mwarakoze ngo abambike amakamba, abandi bari ibumoso bari gukanura bareba bavuga bati se twebwe ko byari byaratunaniye, hanyuma wowe ko byakunaniye runaka akabishobora, ngo usanga abantu urubanza ruhise rwica ako kanya. Rero ndimo ndabakangurira kurwanya intambara nziza yo gukiranuka. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Gukiranuka, Yobu ngo Imana irakomeza imutangira ubuhamya mu gice cya 2 ku murongo wa 3, ngo iravuga ngo wabonye ko yakomeje gukiranuka kwe nubwo waneye kumugirira nabi mwoye agatsi. Mu ntambara zabaye kuri Yobu yarakomeje arakiranuka. Nawe wifurije gukomeza gukiranuka, nanjye niyifurije kurwana intambara nziza yo gukiranuka. Dukomeze dukiranuke, tugaragare mu maso y'Imana nta mugayo uturangwaho, Imana ishimwe. Hanyuma ngo Yobu rero ngo bigeze igihe Satani icyo gihe ngo ahita abwira Uwiteka ngerega ngo n'umubiri we nawe ni mwiza, ngo urabona ukuntu asa neza, ngo yo barashisha arabyibushye ngo arasa neza. Ngo Uwiteka aramubwira ngo n'umubiri nawe niba ushaka kuwukora wihuta, ngo ariko wirinde gukora ku bugingo bwe. Imana ishimwe ko ihagaze ku bugingo bwacu. Ni ukuri mu ntambara uri kurwana ubugingo bwawe Imana ibukomeyeho, Imana ntihabwa icyubahiro, Imana ibukomeyeho n'ubwo igiciro nibwo bwatumye Yesu aza kugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi. Imana ntihabwa icyubahiro. Ngo hanyuma rero ngo Satani ahita aza nk'umurabyo ngo amuteze ibishyute, ngo bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza mu gitwariro, ngo Yobu yicara mu ivu yishimisha urugi. Umugore yishakira umureba aramubwira ati reka nkugire inama, mfite inama nakugira, ihakana Imana wipfire. Ngo yo baramusubiza ati yewe ubaye nk'umwe mu bagore bapfa, ibyiza byose twabonye burya byari biturutse mu kuboko kwiza kw'Imana, n'ibibi twabonye nabyo uyu munsi nabyo bivuye mu kuboko kwiza kw'Imana, dukwiriye kubyakira, Imana ishimwe. Hanyuma ngo abacuti ba Yobu ngo baza kumusura, ngo Biludadi na Elifazi ngo na Zofari ngo baza gusura Yobu, ngo baraza bicara na Yobu, ngo aho yari yicaye mu ivu ari kwishimisha urujyo, ngo ariko babona umubabaro afite ukabije cyane nta kintu bakongeraho, ngo babura ijambo na rimwe bamubwira kubera uwo mubabaro babona gukabije. Ngo Yobu ngo akishimisha urujyo, bakareba bakabona umubabaro urakabije, bakabona ntibari bumubwire ngo pore ngo bigire icyo bimufasha, bakabona ntibari bumubwire ngo ihangane ngo bigire icyo bimufasha. Ngo nuko baraceceka umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, iminsi 7 irashira, abagabo bicaye bareba Yobu ukuntu yishimisha urugi. Ngo Yobu aba ari uterura amagambo mu gice cya 3, ngo atangira avuma umunsi yavutse, ngo aravuga ati wa munsi we yutirirwa ubaho aya makuba simba ndi kuyabona, ariko Imana ishimwe ko ibyago n'amakuba by'umukiranutsi nubwo ari byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ngo aravuga ati wa joro mama yasamye mwinda navutse, iyo utirirwa ubaho ntago aya makuba mbanyabonye. Ngo nuko ngo amaze kuvuga atyo ngo avugamo irindi jambo rikomeye, aravuga ngo ariko Mana ngo umuntu kubira hamwe akabura ahantu aguhungira, ubundi kuki utuma akomeza kubona umucyo. Avuga ibiranga bene uwo muntu, aravuga ngo uwo muntu iyo abonye igituro ngo nibwo aba yumva yishimye, ngo nibwo avuga ati umuntu urimo hariya arahiriwe buriya, ngo abona umuntu uri mu gituro amurusha amahirwe. Noneho ngo amaze kwiganyira iby'umubabaro we, abandi nabo babona aho bahera bavuga. Ngo umwe aravuga ati ariko njyewe iyo aba ari njye mba nshatse Uwiteka. Ngo undi aravuga ati ariko yo ibi ni ibyaha byawe bikugarutse, ni ukuri ubanza wari ufite ibyaha wajya gukora tutabizi, ntago Imana yakugirira icyaha idafite icyaha iri kukuziza. Ngo baravuga, bamaze kuvuga ngo Yobu nawe aterura amagambo aravuga ati ni ukuri sinabemerera ko muvuze iby'ukuri, njye kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, kandi umutima wanjye ntabwo uzagira ikintu nshinja nkiriho. Imana ntihabwa icyubahiro.
mwifurije kutikuraho kuba inyangamugayo. Ubunyangamugayo bwawe bugumana aho ngaho utuye. Ubunyangamugayo bwawe jya ubugendana no mu isoko wagiye guhaha. Ubwo bunyangamugayo bugendane mu gikundi ugendamo murimo muganira, ugaragare kuri inyangamugayo. Arambwira ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, kandi umutima wanjye ntabwo uzagira icyo nshinja nkiriho. Imana nishimwe. Arambwira ngo icyo nzi ni kimwe, umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara ku isi, kandi amaso yanjye azamureba ntabwo ari ay'undi. Uruhu rwanjye nirumara kubara nzareba Imana. Imana nishimwe. Arangije avuga ngo kandi n'ubu umutima wanjye maze n'urukumbuzi. Imana nihabwa icyubahiro. Turi kuganira ku ntego yo gukiranuka. Mugende mukiranukira Imana, mugende murwane intambara nziza yo gukiranuka. Imana nibareba ibatangire ubuhamya aho mutuye, nikureba mu bagabo batuye muri iyo karitsiye utuyemo, mfite umugabo hariya unkiranukira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yoba Imana byarinze birangira urugamba rwe yarinze arurangiza. Imana ikiri kumutangira ubuhamya kugeza ubwo yabwiye abo bagabo, irababwira ngo mugende Yobu mujyane amapfizi atambe ibitambo abasabira imbabazi kuko ari we nemera. Imana ishimwe. Hanyuma rero rwari intambara yo gukiranuka. Tugiye no gusenga Imana kugira ngo idushoboze. Turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigendere. Rero ndimo ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo urwane intambara nziza yo gukiranuka. Iyi mirimo myiza Imana yaturemeye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo, yigenderemo rwose. Uri muri taxi, uri kugenda, uri muri bisi, iyi mirimo myiza uyigenderemo. Mu kazi ukora, iyi mirimo myiza yo gukiranuka uyigenderemo, kuko uyu mwami azaza mu gihe tutazi. Yaravuze ngo yaba nyir'urugo ngo yamenye igihe umujura azazira, ngo yakabaye maso ntakunde ko inzu y'icukuru. Ngibyo bintu yakabaye maso rwose ngo akarinda inzu ye nticukurwe. Ariko kubera ko atajya amenya igihe umujura ari buzire, inzu barinda bayicukura kandi nyir'urugo ahari. Natwe rero mureke turwane intambara nziza yo gukiranuka, kuko uyu mwami azaza mu gihe tutazi. Kandi uyu mwami atinze kuza, urupfu rwo ntabwo rutinze. N'ubu namara kuvuga aya magambo gutya nkaba ndatashye, hanyuma mwarangiza mukavuga ngo disi buriya yari ari kudusezeraho. Jehova niherutse guhimba indirimbo iravuga ngo warateguwe bihagije, ngo uradusezera ntitwabimenye. Hari igihe umuntu ajya avuga amagambo ya nyuma arimo aganira n'abantu bisanzwe, hanyuma bakaza gushyira ubwenge ku gihe bakabyibuka burya ko yarimo abasezera ari uko yamaze kubacika yagiye. Rero nagira ngo mbibutse ko Yesu ntanatinda kugaruka, urupfu rwo rutazatinda kuza. Ntabwo urupfu ruzatinda. Igitero cya mbere cy'indirimbo twatangiriyeho cyavuze ngo iminsi tumenya niyo tumaze ku isi, iyo dusigaje ntabwo tujya tuyimenya, iri mu ibanga ry'Uwiteka Imana. Imana nishimye. Hanyuma kubera ko iyi minsi tutayimenya, ngo umwana umwe aherutse kubaza sekuru, ngo aramubaza ngo ariko ubu ngo mbona ibintu byarananshanze ngewe, ngo nayobewe umunsi nzasengaho. Bamwe basenga ku wa gatanu, abandi bagasenga ku isabato, abandi bagasenga ku cyumweru, kandi bose ukabona babikomeyeho. Ngo baza sekuru ati ngaho mbwira nzajye nsenga ku wuhe munsi mwiza muri iyo minsi mbona abandi basenga. Ngo sekuru asubiza umwana aramubwira ngo mwana wanjye rero, umunsi mwiza ukwiriye gusengaho ni umunsi ubanziriza uwo gupfa kwawe. Ngo umwana aramubaza ati se ko ntazi igihe nzapfira, ngo uwo munsi nzasenge wenda nirirwemo nanararemo ku munsi ubanziriza urwo rupfu rwanjye, noneho ubwo nzamenya nzasenga rya ariko nawe urushijeho kunshaka. Ngo sekuru aramusubiza ngo rero ngo ujye uzirikana yuko ujye ubaho ku munsi ubayeho nibuke uwo munsi ujye ubaho nk'aho ari wo wawe nyuma w'ubuzima bwawe, nk'aho ejo atari uwawe. Hanyuma uwo munsi uwubanziriza rero ubusengeho, kuko utazi niba ejo buri buke ugikomeje ukiri muri ubu buzima. Rero yari ashatse kumubwira yuko urupfu rwo ntabwo ruteguza ngo ruze rukomange ngo rukubwire ngo ndaje. Uretse ko rujya runateguza, iyo rutwaye wa wundi utuye hepfo y'iwanyu, ejo bundi rugatwara utuye haruguru, burya ruba ruri kukubwira ko ejo nawe ari wowe utaye. Rero Imana ishimwe, mureke dusenge Imana tuyinginge idushoboze kurwana intambara nziza yo gukiranuka mu izina rya Kristo Yesu, kuko twebwe ntabwo twabyishoboza. Reka dusenge Imana.
turagushimiye Mana yacu, uri inshuti nziza, uradukunda kandi udufiteho imigambi myiza. Twari turimo tuganira ku ijambo ryiza ridushishikariza kurwana intambara nziza yo gukiranuka. Dawidi yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo nabaho nari umusore, none ndinze nsaza, ntabwo nigeze mbona umukiranutsi arekwa, sinigeze mbona urubyaro rw'umukiranutsi rusabiriza. Imana ishimwe ko itagituma urubyaro rw'umukiranutsi rusabiriza. Imana ishimwe ko itagireka abantu bayikiranukira. Imana ishimwe ko yabanye nayo mu ntambara yarwanye, ikamushoboza gukomeza gukiranuka kuva urugamba rwe rutangiye kugeza rurangiye, rugasoza yo bagikomeje gukiranuka, Imana ikimutangira ubuhamya. Imbaraga zakoze ibyo ntaho zagiye. Natwe wadushoboza gukiranuka muri karitsiye dutuyemo, natwe wadushoboza gukiranuka mu kazi dukora, natwe wadushoboza gukiranuka mu ngo zacu, natwe wadushoboza gukiranuka mu bana bacu twabyaye, natwe Uwiteka we wadushoboza gukiranuka muri byose. Nuhabwe icyubahiro kuri umugabo mwiza kandi kutanga imbaraga. Ndasenze kugira ngo uduhe imbaraga, buri wese wari uri kumvira ijambo urishoresha imizi mu mutima we. Dawidi yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo Mana, nabikiye ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntabucumuraho. Iri jambo uduye kuribikira mu mitima kugira ngo tutazagucumuraho uko ibihe bigenda biha ibindi. Tuzirikane yuko nubwo utinze kuza, ariko urupfu rwo rushobora kuza, kandi ko nyuma y'urupfu nta migambi, nta bikorwa, nta kubabarirwa. Udushoboze kurwana intambara nziza rero. Izina ryawe nirishimwe. Salomo niwe wavuze mu mubwiriza, aravuga ngo ku munsi w'amahirwe tujye twishima rwose, ngo ariko no ku munsi w'amakuba dutekereze, dufate umwanya wo gutekereza yuko Imana ariyo yabiremye byose ikabibangikanya kandi kwiginyuranya ibihe. Mushimiye ko ufite gahunda yo kunyuranya ibihe kuri aba bantu bumvisha ijambo ryawe. Umuntu wari urimo arira ugiye kumunyuranyiriza ibihe aseka. Umuntu ushimwe kubera ko ugiye kurangiza intambara, ufite uburyo bwinshi bwo kurangiza intambara z'abantu bawe. Nushyirwe hejuru, udushoboze kurwana intambara nziza yo gukiranuka mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Yesu abahe umugisha. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Kurwana intambara nziza yo gukiranuka. Amen. Bandi bahe umugisha mwinshi cyane. Turambura ibiganza byacu, turambura ibiganza byacu.